Shalom shalom bene data, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere yuko amaboko y'Imana akomeje kubarinda. Nge meze neza, ndashima Imana, usibye akagiripe gato mfite, ariko mu buzima busanzwe meze neza. Namwe nizere yuko ari uko nguko. Nimba nawe utameze neza, humura, Yesu ni we wenyine ubasha gutabara abantu bose bageragezwa cyangwa se bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Mu ijuru barabikemura, icyo usabwa no kwizera no gusenga. Ibyo ngibyo mu ijuru barabikemura, umugabo witwa Yesu ubikemura. Mbahaye ikaze rero, uyu munsi tugiye kuganira ku insanganyamatsiko ikomeye y'inzozi zerekeranye n'umwana, kurota umwana. Namoko 5 naguteguriye y'inzozi zerekeranye n'umwana, zishushanya umwana cyangwa se zikwereka uri kurota umwana, zitanga message ikomeye ku buzima bwawe. Nuramuka uzirose uzamenye neza yuko hari ibintu bikomeye bigiye kuza mu buzima bwawe. Izi nzozi ngiye kukubwira ni inzozi 5 kwabateguriye, gusa hari izindi nyinshi cyangwa se ubundi bwoko bwinshi bw'inzozi zerekeranye no kurota umwana. Ushobora kumurota mu buryo bwinshi butandukanye, ariko twe twabateguriyemo 5. Uramutse hari izindi warose, watwandikira muri comment ukatubwira ngo narose izingizi neze, munsobanurire, turagusobanurira rwose nta kibazo. Nguhaye ikaze rero kuri channel yitwa Hindura TV. Nimba uri musasa, dukwita uri musasa, ntubagirwa kugenda ukanda subscribe, wibuke gufungura n'inzogera kugira ngo video zose dusizeho nikazi gucika. Ntabwo uzicuza impamvu wadukurikiye, ntabwo uzicuza impamvu watanze time yawe kureba video cyangwa se gukurikirana ibiganiro bituruka kuri channel yitwa Hindura TV. Nimbe nawe uhasanzwe, ni ishema rikomeye, na amahirwe akomeye kuba tugufite, kuko aha tugeze no tuhakesha, ndetse n'ibyo kwifuza gushyikaho byose ni wowe tubibonamo. Imana iri guhereza umugisha, uri umuntu w'agaciro. Tugiye rero kurebera hamwe zino nzozi zerekeranye n'umwana, urota ukamenya neza yuko Imana ikuguheza message ikomeye ku buzima bwawe. Ubwoko bwa mbere rero, nkuko mubizi ntabwo tubasha gutinda, ngewe nitwa Eric niyo kwizerwa, ninjye bategura ndetse nanabagezaho. Ubwoko bwa mbere rero, nkuko mubizi ntabwo tubasha gutinda, ubwoko bwa mbere uzarota ukamenya neza yuko Imana ikurusha kwereka message ikomeye ku buzima bwawe. Ni igihe uzarota ubona umwana ari kuvuka. Kurota ubona umwana ari kuvuka cyangwa se bari kumubyara, iki kintu cyangwa se izi nzozi zikunze kwerekanwa n'Imana cyane, izereka ubwoko bwayo cyangwa se izereka abantu yishimira, ibereka ibintu bikomeye ku buzima bwabo. Nubona umwana ari kuvuka ari wowe uri kumubyara, cyangwa se ukabona ni inshuti yawe, cyangwa se ukabona ni umuntu uri kumubyara, ukabibonesha amaso yawe, uzamenye neza yuko ibi ngibi bishatse kugaragaza yuko hari ibintu bishya bigiye kuza mu buzima bwawe. Ahangaho ukwiriye kwishima ukitera hejuru, kuko hari ibintu bishya bigiye kuza mu buzima bwawe kandi bikazanezeza umutima wawe. Nurota uyu mwana arimo avuka, uko kose wamubona amapfa kuba ubirebesheje amaso yawe, ari wowe Imana ibirotesheje mu nzozi, cyangwa se ari nk'umuntu abiguhanuriye cyangwa yakubwiye yuko yabikuroteye. Ujye umenya neza yuko hari ibintu bishya bigiye kuza mu buzima bwawe. Nimba wari usanzwe ufite amasezerano wahawe n'Imana, nimba wari usanzwe ufite ibintu wabwiwe n'Imana, cyangwa se ibintu wari utegereje ku Mana, menya neza yuko amahirwe yawe aje. Menya neza yuko usubijwe, ibisubizo byawe bije kano kanya. Ukwiriye kwitera hejuru ndetse ukishima cyane, kuko ahangaha isezerano ryawe riba risohoye kandi rikanezeza umutima wawe. Ukwiriye gushaka ituro ry'ishimwe, ukagenda gushimira Imana, kuko Imana ibigusohoreje amasezerano. Nurota umwana ubona ari kuvuka, Imana ikusurisha zino nzozi, itere wishimeje yuko Imana igukorera ibintu bikomeye. Ikindi kandi, izi nzozi nanone uzazirota nanone muri cya gihe urimo ugerageza ibintu byose byaranze. Urimo ugerageza ibintu byose byaranze, urugero ufite nka business itandukanye, ariko ukaba urimo uzigerageza byaranze, nta nyungu, uri kugenda uhura n'ibihombo bigiye bitandukanye. Izi nzozi ukazirota, ujye umenya neza yuko iyi business igiye kugenda neza, cyangwa se ibi bintu bigiye kugenda neza, ugiye kubona amahirwe mu bintu uri gukora. Muze kwihangana cyane, ahantu ndi gukorera video hari umuyaga mwinshi cyane, niyo mpamvu muri kubona amashusho ari kugenda atitira. Mwihangane cyane, mwumve message kurenza uko mureba ibiri kuba hano.
Imana rero ikomeze kugushyigikira, nimba warose zino nzozi itere hejuru, kuko Imana igiye kugusohoreza amasezerano. Kandi nimba ari ibintu wageragezaga ukabona biri kwanga, menya neza yuko ahangaha Imana igiye kubisukamo umugisha bikagenda neza. Inzozi za kabiri uzarota ukamenya neza yuko Imana irimo ikubwira ibintu byinshi bitandukanye, cyangwa se ikaba irimo ikwereka message ikomeye ku buzima bwawe. Ahangaha ni igihe noneho uzarota ubona uri kwita ku mwana, ukabona umwana uri kumwitaho. Urugero ushobora kumwitaho yiyanduje, cyangwa se ukabona afite ibyondo, ari mu byondo, ukabona nyine nta kuntu ameze neza, ariko ukabona Imana kugusurisha, ubona ari wowe uri kumukorera amasuku, uri kumukarabya, umwambika, ubona hari ibintu byiza uri kumukorera umwana wawe, umwitaho, umugaburira. Nshuti yanjye, ahangaha ni ikintu gikomeye Imana ibishatse kukugaragariza. Imana ibishatse kukugaragariza yuko hari impano ikomeye iri muri wowe, hari impano ikomeye yabitse muri wowe. Iyi mpano Imana ikaba iri kubona yuko wagiye ugatera iyo ngiyo ukisinzirira, ntube ukiyikoresha nk'uko yayiguhaye, ntube ugikora inshingano nk'uko Imana aziguhaye. Ikakurotesha zino nzozi kugira ngo zikwereke yuko ishaka yuko wita ku iyo mpano, ukayibyutsa, ukongera ukayikangura, ikongera ikabaho. Rero nurota zino nzozi zimeze gutyo, ujye umenya neza yuko ukwiriye kongera kubyuka, ukaba mu bundi musaza, ugakorera Imana. Nimbe hari impano Imana yaguhaye, cyangwa se hari ibibitsanyo by'Uwiteka ubitse, ukwiriye kongera kubyuka ukabyitaho bundi busasa. Kuko izi nzozi ni message ikomeye zikwereka yuko hari igihe weze gucika intege. Imana ishaka yuko wongera kubyuka ukita ku byo yakubwiye, cyangwa se ku byo yagusezeranyije. Ushobora kuba utari gusenga nk'uko bikwiye, ushobora kuba utari gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiye, ushobora kuba hari abantu bafashaga ukaba utari kubafasha, ushobora kuba hari abantu basuraga ukaba utari kubasura, ushobora kuba hari ibintu wakoreraga byungukira ijuru, cyangwa se bigira umumaro mu ijuru, ariko ibi bintu ukaba utakiri kubikora. Imana izakurotesha izi nzozi ikwereka uri kwita ku mwana. Nuzibona rero uzahita kumenya neza yuko Imana kukubwira yuko ukwiriye kongera kwita ku muhamagaro, cyangwa se ku bintu Imana yaguhamagariye. Izo ngizo ni inzozi za gatatu urota ukamenya neza yuko Imana irimo kwereka message ikomeye ku buzima bwawe. Nababwe ngo mwihangane ahantu ndi gukorera umuyaga mwinshi, niyo mpamvu kubona amashusho ari kugenda arushaho gutitira, ariko mwumve message, n'umuntu abyumva no mu majwi, mwihangane mwumve message kurenza uko tureba aya mashusho. Izindi nzozi za gatatu abantu bakunze kurota zerekeranye n'umwana, zitanga message ikomeye ku buzima bwabo, ariko ntibabashe gusobanukirwa ngo bamenye icyo Imana ishaka kubabwira. Ni igihe bakunze kurota babona umwana ari kurira, bakabona umwana ari kurira yahogoye, amarira akaza, ukabona umwana ari kurira, cyangwa se ukabona umwana yababaye. Urugero, ukarota ubona nk'umwana wawe mu nzozi yicaye nk'ahantu arimo ararira, cyangwa se ukarota ubona umwana wawe yicaye nk'ahantu yaheranywe n'agahinda bikomeye cyane, cyangwa se umwana w'umuturanyi, cyangwa se umwana uwo ari we wese, ukarota ubona uyu mwana afite agahinda gakomeye, cyangwa se ababaye, cyangwa se afite amarira. Ahangaha rero ujye ushyiraho akadomo, kuko ahangaha Imana iba ishaka kukwereka message ikomeye ku buzima bwawe, y'ibiri mu buzima bwawe. Aha rero nurota izi nzozi zimeze gutyo, ujye umenya neza yuko Imana ishaka kukwereka yuko hari ibibazo muri wowe, cyangwa se hari ibintu muri wowe bitari byakemuka. Nurota umwana ari kurira, cyangwa se ubona umwana ababaye, Imana ishatse kwereka yuko hari ibintu uri guhangana nabyo, imbogamizi runaka, cyangwa se ibigeragezo runaka, ariko ibyo bintu bikaba bitari byakemuka. Urugero, ushobora kuba ufite nk'urusaku mu matwi y'Imana iguhita komana, igihe nasengeye kubera icyo utarimo unkorera ibi n'ibi, igihe bimeze gutya na gutya nariyirije, igihe gihagije kirahagije nsenga, ese kuba icyo utantabara. Imana izakurotesha ubona umwana ari kurira, ubona umwana afite agahinda yigunze. Ujye umenya neza yuko ibi bibazo byawe, cyangwa se amasezerano Imana aguhaye ataratangira gusohora. Ujye umenya neza yuko amasezerano Imana aguhaye ataratangira gusohora. Nurota umwana ubona yigunze gutyo, ukwiriye kongera gusenga, ukuzuza izindi imbaraga, ukuzuza ubundi butwari, ugakora imirimo y'Imana nk'uko bikwiriye, kugira ngo igihe nikigera umwana azishime.
ye nikigera uzasohorezwe amasezerano. Izi nzozi rero nuzirota zimeze gutyo ubona umwana ari kurira, menya neza yuko hari ibintu biti byakemuka mu buzima bwawe, cyangwa se hari ingeso runaka utari wabasha kureka. Ibi nabyo bizakuza uzanarota zino nzozi mu gihe hari ingeso runaka utarabasha kureka. Iyo ngeso uzi neza yuko ibabaza Imana, cyangwa se iyo ngeso uzi neza yuko ibasha kubangamira umwuka wera, uzarota zino nzozi umwana ari kurira. Muri hangana kamera ya Lowinze down yashizemo umuriro, mureke dukomereza ahangaha rwose nta kibazo. Inzozi rero kwa tugezeho, kwa turangije inzozi za gatatu, tugeze ku nzozi za kane zerekeranye n'umwana Urota ukamenya neza yuko ari message ikomeye Imana iri kukubwira mu buzima bwawe. Inzozi za kane ni igihe noneho uzarota ubona wabuze umwana, kurota ubura umwana ukamushakisha ukamubura. Ushobora kwibaza ati izi nzozi zo zishaka kungaragariza iki? Ibi ngibi kurota ubura umwana ni ikimenyetso cy'uko hari icyizere cyangwa intego wigeze kugira, ariko ukaba waratakaje inzira yo kuyigeraho. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari intego wigeze kujya mu buzima bwawe. Ushobora kuba iyo ntego wigeze kugira ari intego yo kugira ahantu uva naho ugera, hanyuma cyangwa se ukaba yagize intego zigiye zitandukanye zo kugira inyungu mu murimo w'Imana cyangwa se mu buzima bwawe, ariko iyi ntego ukaba waratakaje inzira, ukaba waravuye mu nzira muri makeya, waratanye inzira, waravuye mu nzira ukareka gukomeza iyo ntego wiyemeje mu buzima bwawe. Ushobora kuba ariyo mu mwuka cyangwa se mu isi y'ibigaragara bifatika. Yo nshuti yanjye, nurota ubona ubura umwana, ujye umenya neza yuko uku nguko ariko bisobanura. Aba ari nk'ikintu cyangwa se intego wiyemeje mu buzima bwawe. Nimba uri nk'umukristo urugero, ukaba wariyemeje gukorera Imana, ukaba wariyemeje kuvugira Imana cyangwa se kubana n'Imana igihe cyose uriho ku isi, igihe ugifite umwuka w'abazima ukubaha Imana, ugakorera Imana, ukagendera mu nzira z'Imana, ugategereza Imana, ariko ukaza guhura n'ibintu byinshi bituma utana iyo nzira, bituma uva mu iyo nzira ukareka gukurikira Imana cyangwa se kugumana iyo ntego wiyemeje. Imana izakurotesha rero ubona watakaje umwana, wamubuze, uri kumushakisha rwose wamubuze, yaguheze. Ahangaha uzamenye neza yuko izi nzozi zishaka kugaragariza yuko hari intego wiyemeje cyangwa se hari ibyo wiyemeje mu buzima bwawe wataye kera. Ujye umenya uburyo ukora cyangwa se umenye ubundi buryo ubigenzamo kugira ngo Imana ikugarure mu nzira uba urimo cyangwa se mu nzira wakagombye kuba ubayemo. Izo ngizo ni inzozi za kane zerekeranye no kurota umwana ukwiye kubona, ukamenya neza yuko izi nzozi zigushushanyiriza ikintu gikomeye. Ukwiye kuzitaho rero ndetse ukazitondera, ukakora ibyo Imana ishaka ndetse ukazigenzura cyane. Inzozi za gatanu rero ari nazo za nyuma nshuti yanjye, ndagira ngo izi nzozi zo uzumve neza, kuko abantu benshi bakunze kuzirota ariko ntibabashe kumenya ngo ese Imana ishatse kunyereka iki aha hantu, ese Imana ishatse kumbwira iki hano hantu. Iyi ni igihe uzarota ubona umwana udasanzwe, umwana ufite ubwenge, umwana ufite ibibaraga byinshi cyane. Ukabona mu nzozi zawe ubonye umwana uvukanye ibibaraga byinshi cyangwa se umwana ufite imbaraga zidasanzwe, ukabona arimo arakora ibitangaza, ari kubona ari umwana. Ukabona umwana rwose ari ahantu runaka ariko wamureba ukabona Imana iguhaye amaso yo kumureba, ukabona afite ibibaraga bidasanzwe cyangwa se ubundi bubasha budasanzwe. Ahangaha ngo ibi ngibi byo bishobora gusobanura ko ngo hari impano idasanzwe cyangwa se ubushishozi bwihariye ufite muri wowe utakoresha cyangwa ngo ubyiteho neza. Ahangaha ngo biba bishatse kugaragaza, unyumve neza, nurota zino nzozi ubona umwana afite ibibaraga bidasanzwe cyangwa se ubona umwana ari umwana udasanzwe, ukamubona mu nzozi ahantu hose wamubona cyangwa se uburyo bwose wamubonamo, ariko ukabona ni umwana udasanzwe. Ngahangaha ngo ho biba bishatse gusobanura yuko hari impano cyangwa se ubushobozi buri muri wowe ufite utazi yuko bufite, mu buryo bwo kutamenya yuko bufite ngo ntumenye n'uburyo unanabukoresha. Aha rero ujye umenya ukuntu uhindura icyerekezo usenge. Ujye umenya neza yuko nurota zino nzozi, ujye umenya neza yuko uri umuntu ukomeye, ufite ubushobozi muri wowe ariko ntabwo uri kubukoresha, ufite ububasha muri wowe ariko ntabwo uri kubukoresha. Urugero, uri umukozi w'Imana, ufite impano yo guhanura cyangwa se ufite impano yo kwerekwa, ariko usanzwe witinya, usanzwe umva utabivuga, ufite impano y'ijambo ry'Imana ariko usanzwe umva utakigisha. Imana yeza gusura ikuroteshe izi nzozi. Ni kurotesha zino nzozi
uzamenye neza yuko zishatse gusobanura iki kintu. Uzaba ufite impano idasanzwe muri wowe, ariko nyamara iyo mpano uri gutinya kuyikoresha, uri gutinya yuko ikora igakora umurimo wayo. Nshuti yanjye rero nizo nzozi eshanu nabateguriye, nizere yuko mwanyuzwe kandi mwasobanukiwe. Ntiwibagirwe kugenda ukansa subscribe kuri channel yitwa Hindura TV kugira ngo n'ibindi biganiro tuba tubikugezaho gatandatu. Kandi iyi video nimba wayikunze bukakulikinga uyisangize n'inshuti zawe. Mbashime yuko mwabanye nanjye guhera iyi video gitangira kugeza amagingo yangaya. Imana ibahirize umugisha. Nimwe muri kumwe nkuko mubizi ni Eric niyo kwizerwa. Tuzabura mu zindi video.